w'igihugu mu gusubiza uyu mukobwa umukuru w'igihugu yagize ati turabikurikirana tumenye icyabaye tunafata umwanzuro imyanzuro ya ngombwa biratunguranye niba ribu izi ayo makuru ni gute itakoze ibyagombaga gukorwa. Rero uyu mwana yanditse ati nakubitiwe mu ruhame n'umugabo witwa Dogiteri Francis Goodrich TV ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2019 bimenyesha ribu hashize amezi abiri atarahanwa. Ese ko umuntu afite amafaranga ngo anaziranye n'abayobozi bakomeye bimwemerera guhohotera ntahanwe? Birumvikana rero umukuru w'igihugu yahise amusubiza. Hanyuma rero mu mpera z'icyumweru gishize ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangarije igihe ko bwamaze kwakira dosiye Dogiteri Habumugisha ndetse yatangiye gukurikiranwa kuri iki cyaha ashinjwa cyo gukubitira umuntu mu ruhame. Icyo gihe umushinjacyaha mukuru Mutangana Jean Bosco yagize ati gukubita umuntu mu ruhame harimo no kumutesha agaciro kandi bihabanye n'umuco wacu ndetse n'ingeso mbi. Amategeko abiriho gukosora abantu bitwara batyo kugira ngo wakorewe icyaha agirire icyizere ubutabera kuko ubu ugomba kumurengera bumusubiza icyubahiro mu gihe wakoze icyaha akurikiranwe. Kubaza ibyo wakoze ni imwe mu nkingi zikomeye igihugu cyacu cyubakiyeho. Kamara aherutse kubwira igihe ko ariya mashusho yashyize kuri Twitter yafashwe kuwa 16 Nyakanga 2019 ubwo bari mu nama mu nyubako ya PM Peace Plaza aho Goodrich TV ikorera. Icyo gihe ngo umukobwa bakorana yarimo avuga ku makosa y'abayobozi barimo Dogiteri Francis. Uyu mugabo akeka ko Kamara ari gufata amashusho akoresheje telefone niko guhagurukana umwuka mubi n'inabi maze araza aramutimbura yamukubise urushi nanjye mbibona kuri ako ka video. Hanyuma rero akimara kubivuga ku munsi w'ejo birumvikana inzego zitandukanye zahise zitangira kuvuga, bamwe bati nta muntu udakurikirana icyo cyaha turimo turagikurikirana. Ariko icyagaragaye nyine ejo nyine birumvikana uwo muntu wari ukomeye witwaga igikomerezwa nkeka ko ubu ngubu byanga binoga ari mu mvuto. Ari mu mvuto ko nabonye n'umushinjacyaha yose bivuga ati umuntu yahise acakirwa. Birumvikana rero niba witwaza icyo uri cyo ukabumva ngo uri umuyobozi ngo uri igitangaza muri iki gihugu ukagenda ukarenganya umuturage. Abaturage b'igihugu ntabwo wafata umuntu ukamukubitira mu ruhame. Ubu arimo araganirizwa wa mugani kubera isegonda rimwe ngo ni umuyobozi ntawamukoraho. Ngaye nguko rero kuwa gatatu w'icyumweru gishize ngo hari umuturage witwa Nshimiyimana Ananias